Asibi. Geri kama kimeta wa. Bitaiki. Sasa wewe. Nabo umusazi. Bani iki. So wabajije ko bazitamiye ibisobanuro no ndi kuva. Ngayizi igenda ashaka kwandikira. Umuntu n'ubwambere tumenya ingaje kunyama. Abaribo gambere n'abantu bawe batakuminje n'abari gambere. None kuko bakonye gambere kuri Amani TV Rwanda utagiye kubigira ngo iyo igisomekanye iki. Nase wabanje ukamenye n'ibyari byo ariko ukareka kwisaza. Tina kuchapa kwa Amani. Jen. Let's go. Amani. Ngomba ko ibintu byaje. Sibyo? Sawa. Okay, bari None tugiye gukora kuri buri wese none. Kimwe ashaka kunyemeza cyangwa n'ibyaje. Yenda ashaka kwemeza ko utuntu twandije. Utuntu twawe. Okay, niba tuzakubona Cyane. Okay, abadukurikira kuri Amani TV Rwanda. Tugiye kureba ibintu bambwiye ibyo ariko mbese ni bari byo. Numbesha ni bari byo. Barashaka muri kumbesha twaki. Let's go. Twaki. 1 2 3. Wayibona? 1 2 3 4 5 twaki. 1 2 3. Kobi, none se kuyemo amasomo. Oya azani n'ibindi sinamwise. Twaki komeza. None se kubona bya mucaza ni urutonde rw'ibyo. Ukora duke twiza. Tujye. Duke twiza. Duke twiza. Okay. Turagakora bakoze neza. Uko mbishaka. Sibyo? Twaki. 1 2 3. 3 4 Oh ya 5 6 7 8 9 Hedes sasa wowe mbona uje kuba mu Iyo ntabwo nakwishimiye jya umenya ko nawe umukobwa yumva uje gufite imbaraga ugomba gukora ibintu ukavuga ati ngero nyuma neza kuba bizavamo gute ibyo bireka ibyanga sibyo abo ngako babashobora wakuyemo amasura inkweto ubu deja bundi neza hose sawa oya yindi twakoze mbere ndashaka aho dusimbuke sawa yebuze wa let's go aje tuza ariko none we ariko se wowe nakumeruka oya njyewe urumva nubwo ari gusasa n'ikintu ariko njyewe waba kuriye nta kintu natangiye ngo kugeza none kubera gukora nose okay let's go genda komeza turebe ya Namun kita agoroka ibyo bintu byawe twagiye and drop what jamusi what ariko mama yangu namuzana mu sasa wewe kubona bitajya gucanga cyikasa ikibazo cy'amaboko ni gatoya baraki kuma gatasi ikibazo cy'amaboko
cy'amaboko sikubwira genda gwega ndagenda mu bintu byawe bikurushaho none tugenda wese karoroshye tata Umegana? Ega menya ko nduzi. Jamani nzari. Nani tumkorosi. Swa gana tara bishaka. Ega zani. Guys, ibi bintu birakomeye mu byumve. Bakiriye twumve. Dure sasa. Aha, baji. Gira hirya gato. Ndaguca basi. Bicagira. Baji. Un, deux, trois. Diye gutya raduri. Ni gutya. Gutya. Sağ baji. Nimba ari gutya, ubona nimba ari gutya. Ubona ko zamure gutya, ubona kugera gutya. Urabona? Position urimo. Kugera. Manura. Zamura gutya. Wow, let's go. 1. 1. 2. Genda gato. 3. 4. Uziko wagendana nacyo. Wagendana nacyo kirakomeye. Kose. Shaka ndane pinya. Oya wantu ufite ikibazo. Abwiye. Urumva abwiye ngo ikibazo hano. Rero kora nyine ni yawe ukomeye. Twavuze. Let's go. Genda gake. Turoroshye. Ubwo bivuze ko tworoshye. Nzari utuntu turemeye. Oya gira gutya. Gira gutya gake. Twagiye. Gake. Okay, let's go. Genda gake. Okay, twagiye. Rero kandi gumi gutya. Saba. Twagiye. Ntabwo ari byo. Gutyo. Okay, reba njyewe nongeye gukoresha petit poids wowe umeze gutyo. Wanze kujya gutya. Sibyo? Nimba tukuremereye. Turakuremereye cyane. Ariko waje. Ikibazo cyawe. Ntabwo biranyine kugira gutya. Twagiye. Njyewe ndakora aho ugende nawe. Are araka. Ujya gutya? Wenda utahanze nashoye. Wabona ibyo utarabiza ugira ngo biranze. None se urumva ko byagucanze? Bose wabyo ikibazo ni amaboko. No maboko waje kuyakomeza. Tugenze gute? Okay, sawa. Niba ibyo rero icyo kibazo. Basimbuka turi.
utari gukora kora kora dusimbuke dusimaze kumenyera se arashobora cyane ngo sasa tugiye gukomeza gukora stretching kugira ngo mbe ntwara akaruhuko kuko ndabona ibintu byacu cyane sibyo cyane sure kubera ko ugiye muri cyo ahubwo arakomeye umwaka wose noneho ntacyo n'umusiporutifu wazikoze iyi misa bikazana naho bitapi biramye izo ni agacitse What's the matter? koresha ikindi mwana koresha ikindi Urapfa yuko urashaka sawa ariko urabizira ariko sawa rero Voilà. C'est bien traduit. 1, 2, 3. Ntabwo bikomeye nyine bizafata baby gutya twagiye ngaruka gakoze gasa biranze hanze gushya izi ngizi nzaze gusubiramo kenshi kugira ngo zimenye ndebera we kaka izi ngimana zirakomeye none se wowe regura umuntu wowe iki ndi umukobwa udasinya iki aho ushobora kuba mu gihe ari kurusha we nta makuru ufite no basigira gutya oya ni umugongo reba barakwita umugongo bitugira gutya kora turebe oya kora turebe ibintu waba bizavamo bizashobora okay okay sawa twagiye sawa tumeze gutya nabwira abantu ko kuri amayiti Rwanda babwire twumve utavuga nyine urabona ibintu birakomeye namwe murabizi so ndagerageza uko nshoboye utaha nzabatungura uza kutunga ari sure okay sawa noneho uragira gutya bari kushobora ko najya bitaraza kwiga ndi kwigarika
ubundi Umunyeshuri ajya ngo next time uzamura. Aha, ujye mudukurikirana amubwira niba koko ibyo ari kumvisha niba ari koko ntabwo nzi ibyo ari kumvisha niba ari nibyo. Mwaje munabwirwa n'ibyo ko ari byo. Nibyo. Aha. Aha, kana kabumeze rero. Amaguru agomeza gutya. Wahini agakunda gashoboye. Okay, so 2 3 utungu tureba cyane ubusubiramo kenshi ndende bakoko ibintu bazabishora cyane abantu badukurikira bajya batubwira sibyo. Okay, let's go. 1 2 3 4 5 koko vuga kandi Bice byiza. ikora byiza byiza se bimeze gute ko byakunaniye Mo hano ngiye kandi ariko nakuhaye guterura kuma byanze none zongera mu kintu ndetse nere byarashoboye. Wowe yigisha ariko ugende ugerageza gushamo n'ubwa mbere bwa kabiri uzongere. Aha, okay. Kamwe no wetu. Dira. Wajana. Nisa. Umva kumeze neza cyane. Si. Yebamwe. Kusi ibintu byose bika asubira ubona buje buti reba ukuntu uri gukora gira kora neza ngaho ibintu urumva yagira neza basi unoze urukora ibintu ari sawa se urabona ibintu ari sawa ni fresh unoze urabona ibintu byo gukora siporo uzabivamo cyangwa n'ibyaro bijyanye sure okay haguruka ni sawa cyane ibintu urashaka noneho urumva urashoje urasoza ukunda kwiga umuzi ukanoze ibyo byawe sasa wowe ntabwo uri umusazi so wabajije ukabaza ukamenya ibisobanuro impamvu ndi kukwambika impeta urayizi ibyo ndashaka kwambika impeta umuntu n'ubwa mbere tumenyanye ntabwo ari bwa mbere ni abantu bawe batakumenye ntabwo ari bwa mbere kuko bakonye bwa mbere kuri Amani TV Rwanda utangiye kubigira ngo ni bwo bwa mbere maso waje ukamenya n'ibyo ari byo ariko ukareka kwisaza njye naguca kwambara impeta ujya nambara impeta ntabwo yambaye okay reka
ntabwo ndi kugira umugore wanjye ahubwo nicyo ndi gushaka abazima kwitegereza sibyo icyo ndi gushaka ntabwo ari kujya mu mugore nk'uko nabyo byazaza n'ibyo nakubwiye ariko ubu ngubu ntabwo ari impeta yose yasaye dowari ntugire ikibazo icyo ndi gushaka ubu ngubu ni impeta y'ugukunda kwiyita n'abantu ukora siporo ubu turashaka kugira ngo kuri Amani Rwanda bajye bakubona siporo gukora siporo zitandukanye ariko n'ibyo isezerano rya siporo n'ijimu ntabwo ari isezerano urumva gasanga baze rero ngewe icyo nshaka urumva icyo nshaka ibyo noneho rero umva isezerano kuko buriya abantu iyo bagirana amasezerano noneho urabizi ko impeta ni isezerano ry'abantu bashakanye kugira ngo bagaragaze nyine ko bafite icyo kintu isezerano hagati yabo rero bimishwa n'ibyuma nyine hanyuma umuntu avuze ati nzanye impeta urumva wandike muri jimu ariko impeta y'umupatina wanjye muri jimu niyo mpamvu uriya navuze ati yuko nzaza muranza uzazora uza dukora na siporo ndamuka mvuze ngo ntabwo nzongera kugaruka impeta yanjye niba uzayimesiza mu bizaba byarangiye bajya basore hano aha bashyira imyanya wowe niwo uzandusha ntabwo barabaye mwanditse umupatina wanjye kundera isoni ibyo ugomba kuba so ntabwo nubwo ufite umuntu wawe ariko umupatina wawe muri jimu sibyo yereka ariko okay guys mutagira ngo niyashakanye bisanzwe muri jimu urumva tugiye kuza dukorana muri jimu ebana episode nyinshi zitandukanye abantu bacu nakuza muva kuri Amani TV Rwanda nakagaruka turabakunda cyane bye Amani Jim Amani Jim Amani Amani Jim, Mama.